Nibyo koko ni umunsi wa kabiri hano mu Nzove tugiye kubabwira byinshi amatwi yanyu atigeza yumva, tugiye kubereka ibyo amaso yanyu atarabona. Bakame nawe ari mu bageze hano, abakinnyi basha batatu bageze hano mu Nzove. Bwana munyamakuru, yego barahageze. urabona ngo uyu wa direde muri kumureba, murebe uwo wa direde uwo ngo tuzuminze kabisa, ni umukinnyi mushya. Dukomeze. Yego, bakandagiye hano mu Nzove rero ku isaha y'isa 9 zuzuye, aho bagiye kuba batangira imyitozo. ni imyitozo igiye gukomera kuko tayari mu kanya gato turaje tubereke Bakame. Uriteguye? Yego, Bakame tugiye kumubereka, ni ugiye gukurikiraho mu gusohoka. Bakame ni ugiye rwose, dore ngo Bakame yatangiye gusohoka, dore ngo Bakame mwamubonye Bakame umutoza w'abanyezamu kabisa, nawe yamaze kugera muri iyi myitozo. Urabona ko ni ibintu byiza tugiye guhura nabyo, abari buze bose kudukurikira. Nona icyo tugusaba, niba uri umureyo w'ukuri, ubururu n'umweru bukaba butembera mu maraso yawe, nyandikire ngo harakabaho Rayon Sport. Nurangiza ukande subscribe, ufungura ko kantu ka all notification. Birambabaza kubona video yarebwe n'ibihumbi 100, ariko ugasanga abasubscribe ni bakuribaza ngo se bano bareyo bari kundeba kuki batari gushigikira ko nageze aho batageze. Ntabwo muri make bakunda ekipe yabo. Yego abareyo rwose mubanze mukore subscribe, mukande share, musangize iki kiganiro n'abandi bagenzi banyu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, hanyuma tubinjize mu kibuga tubereke uburyo aba basore bashya binjiye muri ekipe ya Rayon Sport batangiye kugenda basobanura ruhago. Hano ibintu birashyushye kabisa, birakomeye. Ni ukuri kw'Imana barimo barahamya baro ku buryo buteye ubwoba. Nge noneho abantu bari buze kumva kino kiganiro nibashake bacyumve bakirangize, kuko buri ka video kose twagiye dufata ngo mukinyi se bari bamubonye wapi, buri ka video kose twagiye dufata hari kugenda haza abakinyi bashya bamanuka mu ekipe ya Rayon Sport. Iyi rero ni Rayon Sport twavuga ko igiye kwiyubaka noneho kuri rwa rwego rwo hejuru. Nkuko Tade yabivuze, yaravuze ngo mureke nubake Rayon Sport nifuza, mureke nubake Rayon Sport mu buryo bwanjye, mbereke Rayon Sport itandukanye, mbereke ikipe ya mbere ikomeye cyane. Noneho hajemo umwataka plutôt umudefanseri ugiye kunganya na Youssou Diaye. Wamubonye? Namubonye w'umusore cyane, ufite uruhara wagira ngo neza ngo ni sefu. Yego, ariko afite tekinike ziremereye cyane ku mupira. Mbega umukinnyi man, abantu batari gukurikira zino video zacu bari buze gukorwa n'isoni. Hano harimo umudefanseri wabonye strategy na tekinike, afite tactique, arimo arafunga baro kagira ngiguye mu mazi, baro ntiva ku kirenge. Ni kwa kundi muri make ushobora gufata baro ukayirukangana n'ikiganza, urabibona? Yego, ukirukangana baro n'ikiganza we nikameze. None wabonye twatuntu two kugenda batera baro ku kirenge, natwo turi buze kutugeraho tububereke. Mbese babonye Bakame imyitozo ari kugenda ahereza abakinnyi. Uwo ni Bakame umutoza w'abazamu. Murabona utuntu tw'utujongera agenda avangamo, agenda kwita utuntu tw'udukoroshe, agenda babwira ati mureke tubereke uburyo tugiye noneho kuba abareyo banyabo. Uyu Bakame tubibutse numwe mu bahuye n'imvune, aza kuyikira, yavuye muri Rayon Sport ari umukinnyi, agarutsemo ari umutoza. Ngo Bakame afite urukundo akunda Rayon Sport, ngo ibindi byose ntubimubwire. Ngo Bakame ngo burya ni umureyo w'indani, ngo ubureyo buravukanwa, bakimuporopoza diru yo muri Rayon Sport yaravuze ati naje. Yego, Unibuke ko Bakame bamuhagaritse gutoza abanyezamu mu mukino wahuzaga Bugesera na Rayon Sport, anariho habaye guterana amabuye, baceka ko ashobora kuba yaba yariye. Bavuga ko ashobora kuba yariye, bityo baza kumuhagarika. Rero ngo Bakame ni umureyo w'indani, ni mubi cyane. Bakame ni topiko number 1 muri Rayon Sport. Yego, rero twabigiye rero noneho tugiye kubinjiza kuri tapi veri ibyo twabonye mu myitozo. Mu myitozo wahabonye ute muvandimwe? Mu myitozo yaba uyu mukinnyi w'umudefanseri, yaba nuriya Ayane, yego mwarabu w'umuzungu w'umusore kabisa uhagaze neza, ubona ko n'ubutekinisiye afite ku kirenge, umupira arimo arawuhamya arawufunga neza, gutembereza muri bagenzi be. Urabona ko n'urucabana, n'umukinnyi rwose ubona ko aje gufasha ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Rotifi baravuga ngo nazana abarabu ngo ashobora kuzana abo mu nzu y'iwabo, ari kuriya yazanye burya Rayon Sport idafite umuzungu, ndabona atari Rayon Sport. Uyu mwara barimo arawufunga bro, azabahumagiza, azabavuna. Uyu mwara ni mubi cyane.
ni mubi cyane. Uyu mwarabu ni mubi cyane, batwihanganire. Uburyo tuba twafashemo video n'uburyo bw'ubutasi bukomeye cyane, niyo mpamvu bajya barabonamo utuntu ariko bihangane bayirebe. Noneho nge natunguwe no kubona uribuka wa mukinyi ejo waje hano muri Rayon Sport, wawo ni twasanze yicaye wa Madrid wari wicaye. Ura mukinyi yaraje arasaba ngo ngende umugane nturutse mu gihugu cya Uganda, ese mwamfasha mukampa imyitozo? Rayon Sport iramubwira toya, nta myitozo tuguha, niba hari n'abagutumye genda ubabwire ko tudahari. Umukinyi bamwima imyitozo uko ariko yari yaje afite agakapu yizaniye godiye, niba yarazi ngo muri Rayon Sport ngo uko byagenda kose urakina simbizi. Niyo makuru nakuruye ako karagaciyemo. Rero iyi Rayon Sport mukanya gatoya turaza kubereka abakinyi bazanywe na V8 ya Danje. Wababonye nawe? Nababonye baje muri V8, imodoka y'ibirahure bya fime yande ya Muvunyi, ya Paul Muvunyi, yaje abereka rotifi mwibanga rikomeye, mwebwe mutuze mugume hano. Arababwira ati, abwira Paul Muvunyi ati rero aba bakinyi reka tubabikire, iyi shampiyona izabarimbura. Aba bakinyi ngo bitegura kurimbura shampiyona, bagafata amakipe yose bagakubita, ngo umunsi umwe bazahura ngo na APR ngo bayikubita ibitego nkuko bateramo amaseti. Rayon Sport weho uko uyibona, mbabarira nguhaye nibura iminota 3 unsesengure Rayon Sport uko uyibona, ukubona Bakame, ukubona abakinyi Rayon Sport iri kugenda imanura hano mu Nzove, umbwire nuko wabonye umutoza Alotifi. Umwanya n'uwawe bwana munyamakuru. Umutoza Rotifi ntago ari wenyine, ari kumwe n'umwungiriza we, bamanukanye baturutse hariya iwabo. Yego. Hamwe n'uyu musore w'umukinnyi witwa Ayani. Yego. Gusa mugenzi we bazanye kugeza ubu ntago turamubona no ku kibuga cy'imyitozo. Ariko wibukije abantu ko na Serumogo ari Omar yagarutse mu myitozo. Yego, Serumogo ari Omar nawe arahari. Abantu mwebwe mugende mwumva kino kiganiro, turagenda tubatama akantu ku kandi. Omar Serumogo twe twababwiye ko ari, ariko yagarutse mu myitozo. Komeza turagenda tubatama amazina. Yego, bari kumwe hano ku kibuga rwose kuri tapiveri, nibo bari kugenda batanga amabwiriza, amawaiza bayahereza abakinyi, bagenda bakina utuntu two gupasanya umupira. Mbega urabona ko icyo bibandaho ari ugukina bakora kuri baro. Ubwo rero bamwe mu bakinyi bamaze kugera ahangaha bari mu myitozo hamwe na bagenzi babo, cyane ko hari n'abandi bari aho ngaho pembeni twababwiye ko turaza kubereka mu kanya. Yego. Aribo baje na ya V8 ya Muvunyi. Yego. Bakaba nabo bicaye hariya muri vestiaire bari kugenda bakontorora, hari banza bari kubabwira amahame agenga ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo witwe umureyo wa nyawe, kugira ngo witwe umureyo ikiba kikuzanye. Ubundi ikintu namaze kumenya muri Rayon Sport, iyo uri umukinyi uba ugomba no kuba ufite ubureyo. Abataragize ubureyo ni babandi batangiye gukina nabi. Ibaze kubona bamaze gutiza Ganijuru Eri, ndavuga kuri Bugingo Hakimu, yabona bamaze gutiza Ganijuru Eri, umutipe yaragiye yibera rouge, ubundi uriya yakaba yarasohowemo mbere. Ariko Rayon Sport barangije baranga barayirangiza. Rero Rayon Sport turi kubona uyu munsi bari kubabwira ngo kugira ngo ukine Rayon Sport bisaba ko ugomba kubanza kwiyumvisha ko nawe uri umureyo. Ariko witwa Ganijuru Elia yagarutse muri Rayon Sport. Ganijuru Eri ubonye uburyo afite tushe kuri baro, arimo arakora aravuga ati ino nimero 3 neza cyane. Arimo aravuga ati ndaje nyikabe, ari kuvuga ati ino nimero 3 uzayinkuraho ni wa wundi utaravuka. Yego. Twakomeje umwanya wa Roye niko nari nguvugiyemo. Ubwo rero nabandi twababwiraga ku bakinyi bari hariya nabo turaza kubereka, tugenda tubereka umwe tubasobanurira na skills zabo, aho baturutse, imyanya baje gukinaho, n'umusada baje gutanga muri ekipe ya Rayon Sport. Ndimo ndabona yino Rayon Sport kuri Super Cup ku gikombe kiruta ibindi kizakwa itariki 2 z'ukwezi kwa 8. Ndabona yino Rayon Sport ishobora kuzakwita APR ng'ibitego 3. Ukaperi sindayibona mu myitozo, uretse kumva ngo baguza abakinyi nabo tutarabona nyine. Bavuze rutayizamu ukwezi kurashize, hari urabona harakandagira hanga. Yego, rero ndabona yino Rayon Sport ahubwo yabaye kirimbusi. Ni Rayon Sport uburyo iri kugenda yiyubaka gake gake umunsi ku wundi, igenda itungura abantu. Iyi Rayon Sport yiseze igiye gutangira, haracuwambaye amakipe irayararika. Amakipe irayararika, ako kantu gasubiremo neza. Amakipe irayararika, abakunzi ba Rayon Sport aho muri hose
muze mwicare mwirebera ikipe yanyu, ikipe y'Imana, ikipe ya rubanda. ikipe ya Rayon Sport rero icyo nyibonaho ngewe sibyo cya mbere, Rayon Sport abasaza nibemerere Tade bamukubita amafaranga kuri konte sibyo, Tade agenda rokirite amanuremo intwaro ziremereye, ubundi Rayon Sport yiyubake ku buryo buteye ubwoba. Naho ibyo kuvuga ngo Munyakazi Sadate yaguze Rayon Sport, ayo makuru nayakurikiranye nsanga Bruno Taifa ahubwo ngo hari uwamwishyuye amafaranga ngatangire ngo yinjize Munyakazi Sadate mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport, ngo Rayon Sport ngitangire iki kintege ngo mbere yuko ihura na APR muri Super Cup, ateze umwijyane muri Rayon Sport, ngo berekane ngo uburyo Munyakazi Sadate ngafite miliyari 2, ngo uwatanga miliyari 2 afite miliyari 10 cyangwa 5. Uribuka ko na Munyakazi Sadate yigeze gupostinga bari hana aravuga ngo mu mwaka uri imbere urukumva ngati nanjye nzaba ndumumire ya lideri ngo w'amadolari. Urumva icyo kintu rero ngo Munyakazi Sadate yageze kuri Bruno Taifa aramubwira ati tangira uteze umwijyane muri Rayon Sport. Umva icyo kintu batangire baryaryane, niba tangira kuryaryana natwe tuzaba duhari tumeze nga Ramfort, twiteguye kuza kurangiza ekipe. Umva icyo kintu Munyakazi Sadate niba unamubona niwe muntu nabonye usigaye utumirwa muri APR nejo bundi bamuhaye invitation. Urumva ko rero ibaze kutaboneka mu birori bya Rayon Sport sibyo, kwemera ukagura tike y'ibihumbi 300 ukaba utahereza Rayon Sport ibihumbi 300, none ngashaka kuza none ngushaka kugura Rayon Sport urinde stade wemeye irahari hano mu Nzove nahabonye ibibanza byinshi binini. Iyi niyo yemera stade akaza akagura ikibanza cya miliyoni 15 sibyo, izo miliyari avuga ni miliyoni 200,000 z'amafaranga y'u Rwanda, izo zishobora kubakira Rayon Sport stade hano, urabyemera? Yego zabyubaka rwose, zishobora kubaka stade iciriritse y'imyitozo ariko abariyo bakabona iyo stade. Ariko Munyakazi Sadate ubutumwa bwawe wohereje ntuza Bruno Taifa ubusubizi iyo wabukuye ntago ufite ubushobozi, ubundi se yayigura nande? Yayigura nande se Rayon Sport ninde uyigurisha? Nyine yayigura nande? Rayon Sport igurishwa nande? Ni y'abanyarwanda, ni y'abaturage, ni ikipe ya rubanda. Ubwo Munyakazi Sadate niba ashoboye kugura Rayon Sport zikina ari bukore aragera kuri buri mureyo agenda mwishyura. Yego, nava kuri buri mureyo amwishyura sibyo, yinjire ku bareyo bataravuka nababishyure kuko hari abazavuka arabari. Yego, kuko umureyo abyara umureyo. Yego, agenda bishyure. None se urumva Munyakazi Sadate ubwo bushobozi abufite? Ntabwo afite. Niyo buri mureyo wese bavuga ko agomba kwishurwa ibihumbi 200, Munyakazi tuve kuri 200 tumanuke ku bihumbi 20. Munyakazi Sadate ayo mafaranga arayafite? Ntabwo yayabona. Miliyoni 15 zituye igihugu sibyo? Abareyo baraganje ahantu hose. Hari akaririmba abareyo bakunda kurima ngo abareyo ni benshi we ntawe uteze kubahiga, niko ntakazi ngaba niko ntayuzi indirimbo ra kwa abareyo ni benshi we ntawe uteze kubahiga. Iyo ndirimbo rero hari nini ndirimbo baririmba ngo burya ubureyo buravukanwa, urayizi yo? Ubureyo burya buravukanwa, ubureyo burya ni nk'ingabire Uwimana yahaye arabuvukana akazarinda busazana. Nkunda abafana bawe Reyo we, batita ku mafaranga mana we, iyaba amafaranga mama we twafanye igikona. Nako bagacangamo ko baba bari gutitiza umukeba mana ishobora. Umva bro, none ahangu ujyanye muri studio ubanza ukuri ngenda ririmba nkunda abafana bawe Reyo we, batita ku mafara. Ijwi ryagiye burya hari ibintu bibatari iby'umuntu, ijwi ryagiye. None iyi Rayon Sport niki tugana ku musozo twasaba abareyo, icyambere nge mbasabye no kunkurikira bakanshigikira aho ngiye hose bakaba bahari. Ndabiza abareyo baba diaspora tumenyane, ndabiza abareyo b'abanyarwanda bakunda ikipe tumenyane, kuko tuba twitanze bro, tuba twageza abandi bose batagera, tuba turi muri risk zone. Ikintu cyambere bibuke gukanda subscribe, niyo tubasabye ubundi bibuke gukanda subscribe. Yego, bemeze kuri all notification kugira ngo amakuru yose tubagejejeho ahita bageraho mu bambere, cyane ko twe dutanga amakuru yizewe aturutse kuri source twahageze indani live, amakuru meza cyane aba yizewe. Hanyuma musharinge no mu yandi magurupe y'abareyo, musangize bagenzi banyu izi nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.
yego kuko guhera ku mwitozo wa mbere kugeza ku wa nyuma turaba duhari twinjira kuri Super Cup every Monday up to Saturday tugomba kuba turi kuki hano kuri stade. Ibi binyamakuru byacu twavuga ko ari trustable news, amakuru yose tuvuga tuba twayakuye he kuri tere, tuba twagize ahandi abandi batagera. Ubundi video za mbere ejo bazibonye kuri ibi binyamakuru bya mbere, yego nta handi bari kuzibona. Abandi bose bagenda baza bagira ute batwuririraho, ariko twebwe tuba twageze he kuri tere, kuri gakondo tuba tuhari neza. Iyi Rayon Sport rero mureke ntanga ubutumwa ku bareyo. Abareyo nibige gukandira akanyenyeri kipe ya. Iyi Rayon Sport nubwo iri kumanura abakinyi sibyo, ariko ndabona bano bakinyi hari ikindi kintu bakeneye motivation y'iki y'abafana, y'abakunzi bakunda ikipe ya Rayon Sport. Rero nibuzi kukunda Rayon Sport dushigikire, kuko nitwebwe tuzatuma umenya abo bakinyi, nitwebwe tuzavuga umukinyi nta gikabyo kirimo, n'abadafunga baro tuzabivuga, n'abahamya umupira nabyo tugira ute tubivuge. Rero nuko nguko situation zimeze ku bantu mwese mwakanze subscribe, twasoza tubashimira. Reka tubashimire cyane abantu mwagize ubwitange bwo gukora subscribe, namwe mugerageza gusharinga ibiganiro byacu, a credit kuri mwewe, tubakuri ingofero, turabakunda cyane. Amahoro y'Imana abane. Iyi ni The Public News, The Public TV, ikinyamakuru cyambere.